Nitwa Christina Vita Savimbi Ferraz. Nakuriye mu rugo rw'abapasiteri aho nigiye kumenya Imana. Data, umupasiteri wo mu itorero ry'abaevangelike, yanyigishije kubaha amadini yose, ariko ntiyashakaga ko nakandagiza ikirenge mu itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi mu mujyi wacu hafi ya Rwanda muri Angola. Yari yarumvise ibihuha bibi ku itorero ry'abadivantiste byamuteye ubwoba. Yari yaratubujije rero njyewe hamwe n'abandi bo mu muryango kwinjira mu rusengero rwabo. Maze gukura nimukiye mu wundi mujyi gukorayo bana na data wacu hamwe n'umuryango we. Natangiye kwiga Bibiliya iminsi yose hamwe n'abakozi twakoranaga mu gihe twabaga turi mu kiruhuko cya saa sita. Umudivantiste niwe wayoboraga ibyo byigisho bya Bibiliya. Uretse we wenyine, abandi bose batekerezaga ko icyumweru ari wo munsi w'umwami. Ukwemeza kwe ko kuwa gatandatu wa leta ariyo sabato yo muri Bibiliya byanteraga urujijo. Mu gushaka kubimenya biruseho, yampaye igitabo cy'abadivantiste n'uruhererekane rw'ibyigisho byafashwe mu majwi. Nasomye icyo gitabo, ndeba n'ibyo byigisho, hanyuma intambara ikomeye itangira muri njye. Nibaza niba ngomba kubahiriza uwa gatandatu wa leta cyangwa icyumweru. Umunsi umwe ubwo nari ntashye mu rugo, nasanze abo twabanaga bareba bya byigisho kuri video. Data wacu arambaza ati, uyu mupasiteri ninde? Ni umunyabwenge kandi avuga gusa ibyanditswe muri Bibiliya. Naribwiye nti nanjye nifuza kwemera ibiri muri Bibiliya gusa. Natangiye kwiga Bibiliya ku giti cyanjye. Uko nagendaga nsoma, naje kwiyemeza kudakurikiza imihango y'abantu, ahubwo ko ngomba gushaka ubushake bw'Imana. Mu gihe nasubiraga iwacu aho mvuka, nasabye ko nahura na data hamwe n'abandi bayobozi b'itorero rye, nkabamenyesha ukuri gushya nabonye muri Bibiliya. Nabuze ibyerekeye isabato yahiriwe ku munsi wa nyuma w'icyumweru kirema, iri mu Itangiriro igice cya 2 ku murongo wa 2 n'uwa 3, hanyuma igashimangirwa n'urutoki rw'Imana ku bisate by'amategeko 10 mu Kuva igice cya 20 ku murongo wa 8 kugeza wa 11. Mu gihe data yumvaga ibyo navugaga, abandi bayobozi b'itorero bemeye ko bari bazi ko umunsi wa karindwi ari isabato. Ntibashoboye gusobanura impamvu baruhuka icyumweru, ariko ubwo bamburira kutajya mu itorero ry'abadivantiste. Umwe muri bo aravuga ati, uzatakaza umwanya wawe wo kuba umukozi mu itorero ryacu nubikora. Naramushubije nti, niba ngumye mu kazi nzigisha ukuri gusa nk'uko kuboneka muri Bibiliya. Bashobewe, abo bayobozi b'itorero boherereje urwandiko itorero ry'abadivantiste rya hafi aho. Bababwira ko ndi umuyoboke wabo, ko ntazigera mba umudivantiste. Nyamara nakomeje kwiga Bibiliya, hanyuma nza kubatizwa n'umupasiteri w'umudivantiste. Ubu nashakanye n'umugabo wanyigishije isabato mu gihe twigaga Bibiliya ku kazi. Umutima wanjye wuzuye umunezero kubera ko 3 mu bavandimwe banjye babatijwe. Data na mama ubu barakurikira amasomo ya Bibiliya, kandi mfite ibyiringiro ko vuba aha bazabatizwa. Ndabasaba mbinginga ngo masengere hamwe n'abandi b'umuryango wanjye kugira ngo bashake gusa ukuri nk'uko kuboneka muri Bibiliya.